Yesu nashimwe bene data, dushimiye Imana kubw'uno munsi tugejeje uno munsi tugihumeka umwuka w'abazima. Njye mugiye kongera kubana Ntagandashyaka Robert, tukaba dushima Imana ko dukomeje kubana, ko Imana ikomeje kuduha ibyo kuganira, tuganira iby'ubwami bw'Imana, tutaganira iby'ibindi bindi, tutavuga komanteri z'ibyo mu isi, ahubwo twivugira iby'ubwami bw'Imana. Haleluya, Yesu nashimwe. Mureke dutangire dusenga kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nyagasani Imana yacu turagushimye, turaguhimbaje. Uri Imana nziza, uri Imana nzima, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Witwa ndiho, wahozeho na n'ubu uracyariho, urishobora byose, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Turagushimiye Nyagasani Imana yacu, turaguhimbaje. Uwiteka komeza uhabwe icyubahiro, Uwiteka ukomeze ushimwe, Uwiteka icyubahiro cyose turakiguhaye. Uwiteka abanza tweze dutunganye, dukureho ibyaha byacu byose, utubabarire aho tuba twacumuye, imbabazi zawe zikomeze zitubeho Uwiteka. Uwiteka Mwami Imana yacu, tugiye kuvuga ijambo ryawe, reka Uwiteka ukomeze utweze dutunganye, ubwiza bwawe butubeho, kuko ijambo ryawe riri mu bitweza, ariko ijambo ryawe ntitwarisengera, kuko ijambo ryawe rirejejwe kandi natwe riratweza. Uwiteka komeza ubane natwe, ubane n'imitima igiye kuryumva. Uwiteka ukomeze udufashe kandi ukomeze utwiteho, ubwiza bwawe bukomeze butugaragareho, kandi ijambo ryawe riduhe kwera imbuto zihoraho Mwami Imana yacu. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu n'Umukiza, amen amen. Yesu nashimwe. Tugiye kuganira ku ijambo ryo kuvuga ngo kwatura ibyaha byacu. Tuba dukwiye kwatura ibyaha byacu bene data, tukabyaturira Imana, tukabibwira Imana kugira ngo tunayisabe imbabazi. Burya guca bugufi imbere y'Imana, uyereka ibyaha byawe, warangiza ukayisaba imbabazi, warangiza ukayibwira ati hano mpajya ngira intege nkeya Uwiteka. Za ntege nkeya ugira, bya bindi byakunaniye gushobora, Imana igakorera mu mbaraga zawe nkeya, ikakongerera imbaraga. Pawulo niwe wavuze ngo nkunda kwirata intege nkeya zanjye, ko mu ntege nkeya zanjye niho imbaraga z'Imana zikorera. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere duhereye ku murongo wa 8 kugera ku wa 10 haratubwiye ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranuka, kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranuka kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze, tuba tuyise umunyabinyoma, kandi ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Yesu nashimwe bene data, ngo nituvuga yuko nta cyaha dufite, tuba twise Imana inyabinyoma. Iyo tuvuze yuko nta cyaha dufite, tuba twise Imana yuko ari umunyabinyoma, ariko Imana ntabwo ari inyabinyoma. Ahubwo rino jambo nk'uko ritubwiye ku murongo wa 8 ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Urumva, iyo uvuze yuko nta n'icyaha ufite ubeshya Imana, kuko buriya turi mu isi, turi mu isi yanduye, turi mu isi turagenda tugacumura, turi mu isi turavuga tugacumura, turi mu isi turareba tugacumura, turi mu isi hahandi igihe cyose gucumura biba bituri hafi. Hari abantu bajya bakunda gukoresha ijambo ariko sindyemera, ngo n'intungane ngo bwira icumuye ngo karindwi. Ni ibintu abantu bishyiramo kugira ngo bihe amahoro, babashe gukora ibyaha, kuko berekane yuko gucumura ntacyo bitwaye. Gucumura aya tukora ibyaha, ariko Imana ibidufitiye imbabazi. Imana iravuze ngo nkunda ibitambo, nkunda imbabazi kuzurutisha ibitambo. Bivuze ngo ni Imana igira imbabazi kuzurutisha ibitambo. Nta gitambo watanga kindi, ahubwo imbabazi z'Imana, Imana ishyira imbabazi imbere cyane. Niyo mpamvu, kuko tuba turi mu isi, isi irimo ibintu byinshi bitwanduza, isi irimo byinshi bituma turatekereza tukitekerezaho, tukajya kure y'Imana, byinshi bikaducumuza. Yewe ndetse wirirwana n'umwana wawe ugacumura, wirirwana n'umuvandimwe wawe, ntihabura aho muvuganaho nabi, ntihabura, kuko turi abantu, turi mu mubiri, n'umubiri wacu byibuze uraducumuza. Kenshi umuntu urareba ugacumura, byinshi biraducumuza, kuko buri abantu duhanganye n'ibintu bitatu: isi, Satani n'umubiri. Isi tuzanira ibintu byinshi twebwe tutari twiteze. Urabyukaga tukajya ku isoko ugasanga ibiciro byuriye, ukivovota, buri gucumura wagiye muri kamere. Isi iratuzanira ibindi bintu byinshi, iterambere rituzanira ibintu byinshi, tukabona hagati wasigaye ukajyaho ugacumura, ukajyaho ukibaza byinshi, ukibaza ejo uko uzabaho. Nuko turuhanganye n'isi, isi ikakwereka byinshi udashoboye. Ariko ibyo byose Kristo yaratubwiye ati muhumure, nanesheje isi. Kristo yamaze kunesha isi. Ikindi Satani aradushukashuka, Satani adushyira ibigerageza imbere, Satani aduteza byinshi kugira ngo tuve mu byizerwa, tuve ku Mana yacu. Ariko Kristo nawe yaramunesheje. Icyo ngicyo turagishimira, ko Kristo yanesheje Satani, anesha n'ino si.
umubiri wacu nawo uraducumuza, ukadushakira byinshi, ukifuza imyambaro, ukifuza ibyo kurya, ukifuza n'ibindi byinshi bidafite umumaro. Ariko byose iyo turi muri Kristo arabituneshereza. Ariko rero bene data, no jambo tukiriho ryo kwatura ibyaha byacu, hano baratubwiye ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi ikiranuka kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranuka kose. Imana iba yiteguye kutubabarira ibyaha byacu, ariko icyambere nuko tubyatura tukayereka ibyaha byacu, twebwe ati Imana nagenze gutya nabi, navuze gutya nabi, mbabarira unyeze, mbabarire, imbabazi zawe zimbeho. Iba yiteguye kukubabarira kuko ni Imana yimye imbabazi, ni Imana twabonye ko ikunda imbabazi kuziritisha ibitambo. Rero Imana iba yiteguye kubabarira. Ariko ngo noneho hano ku murongo Yohana muri hano urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 10 aratubwiye ngo nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma, kandi ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Nituzavuga ko bya twavuze ku murongo wa mbere, ku murongo wa 8, nituvuga yuko nta cyaha twakoze tuzaba twise iki? Imana iminyabinyoma. Kandi Imana ntigira ibinyoma kuko ni Imana y'ukuri. Imana ikiranga ihorana ukuri, kuko ibinyoma, se w'ibinyoma ni Satani. Rero nituvuga yuko nta cyaha dukoze tuzatwita twise Imana ibinyabinyoma, kuko ijambo ryayo ryaravuze ngo twese twakoze icyaha ntitwashyikira ubwiza bwayo. Rero mwene data, tujye twatura ibyaha byacu, ntitukavuge ko nta cyaha dufite, kuko tuzatwisa Imana inyabinyoma, tuzaba nabwo dukoze icyaha. Kandi ikindi, ijambo ry'Imana ntabwo rizaba riri muri twebwe, kuko ijambo ry'Imana iyo riri muri twebwe ntabwo twavuga ko nta cyaha dufite. Ahubwo iyo rya jambo ridukubiseho, iyo rya jambo turisomye, hari aho twumva twagize intege nkeya. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, iyo turi mu ijambo ry'Imana, tubona aho tutakiranutse, tubona aho twagenze gakeya, tukavuga ati Imana utubabarire aho twagenze nabi. Mwami Imana yacu, utwambike imbaraga, udutsindishirize. Niyo mpamvu rero igihe cyose iyo tweretse Imana intege nkeya zacu, ikorera muri za ntege nkeya zacu ikatwambika imbaraga. Rero tujye twatura ibyaha byacu, Imana idutsindishirize. Dukomeje muri no rwandiko rwa Yohana wa mbere igice cya 2, reka dusome imirongo 2. Haratubwiye ngo bana bato, mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Nubwo twakora icyaha, nubwo kwa kundi twabaje kubona twamaze kwisuzuma, twamaze kwina, twaje gusanga ko twakoze icyaha, ariko rino jambo ntabwo ritubwira ngo dukore icyaha, ntabwo ridushishikariza gukora ibyaha. Oya, ntabwo ari ridushishikariza. Ariko mu gihe twagize intege nkeya tukagwa mu cyaha, mu gihe twisanze twakoze ibyaha, ari ibyaha dushiduka twaguyemo, wavuze nabi, ari kuvuga n'umuntu uvuga nabi, uri kuvuga n'umuntu ushiduka uvuze ibitavugwa, ari uri gutekereza ushiduka utekereje ibidatekerezwa, wagiye kure y'Imana. Mu gihe wakoze icyo cyaha, dufite umurengezi mwene data, dufite umurengezi udufasha, dufite uwadupfiriye, ari we murengezi kuri Data wa twese, umurengezi utuvugira ku Mana, umurengezi uturengera ku Mana yacu, ku Mana Data, ari we Yesu Kristo. Yesu Kristo araturengera, Yesu Kristo aratuvugira, Yesu Kristo igihe cyose ahora atuvugira, aba yiteguye kutuvugira mu bintu byose. Rero niyo mpamvu Yesu Kristo aba yiteguye kutuvugira muri byose, kuko niwe ukiranuka, yaradupfiriye, amaraso yiwe aratweza imbere y'Imana. Kuko ngo Imana itubonyeho amaraso Yesu Kristo ntabwo aducira urubanza rubi, ahubwo atwita iki? Abakiranutsi, kuko niwe uturengera ku Mana. Rero mu gihe cyose ukuye mu cyaha, ujye wegera Yesu Kristo akuvugire. Hano kuri 2 haratubwiye ngo uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo ni iby'abari mu isi yose. Yesu Kristo yabaye impongano y'ibyaha byacu, njyewe nawe ni impongano yacu. Mu gihe twakoze ibyaha, ya maraso yaraza akatwoza, ya maraso yaraza akadutunganya, kuko ngo ni impongano y'ibyaha byacu. Niyo mpongano y'ibyaha byacu, araza akatwoza, akatubera impongano. Hahandi abakera bajyanaga ibitambo, Yesu Kristo niwe buri igitambo imbere, akatweza akadutunganya, yamara kutweza akatuvugira ku Mana. Yamara kutuvugira ku Mana, natwe tukajya imbere y'Imana tukatura bya byaha byacu. Yesu Kristo akaza akahita avuga ati Uwiteka, reka mbarengere, reka mbashyireho amaraso yanjye. Yamara kudushyiraho amaraso yiwe akatweza akadutunganya, yamara kutweza akadutunganya, tukagaragara imbere y'Imana turi abakiranutsi. Ariko ngo si kuri njyewe nawe twenyine ayo maraso twenyine atwezaho, si twebwe twenyine Yesu Kristo abera impongano. Hoya, ahubwo ngo nabari mu isi yose, abari mu isi yose bose ababera impongano. Rero nshatse kubwira nawe wowe wumva utarakira Yesu Kristo, wumva utarajya mu bwiza bw'Imana, ukumva uracyari kure y'Imana, ntago byagenewe abamenye Yesu Kristo ubu ngubu
bonyine. Nawe utaramumenya, amaraso ya Yesu Kristo yiteguye kukweza, agakuraho ibyaha byawe byose, akakuvana muri za karande, akakuvana muri ubwo busambanyi, akakuvana muri ubwo businzi, akakuvana muri ubwo butinganyi, akakuvana muri ibyo byose bigutwaje igitugu. Ubona Satani yagutwajeho ibitugu by'ibyaha by'uburyo bwose. Umva, Yesu Kristo yiteguye kukwezaho ibyaha byacu byabyo byose, kuko ni impongano y'isi yose, si kuyabamwe. Wa wundi ubona ukijijwe sugire ngo niwe wenyine, oya, nawe arakwiteguriye. Rero ngwino Yesu Kristo umusange, ngwino umusange akuruhure, akuvaneho ibyo myanda yose. N'ubuntu, Yesu Kristo ibye n'ubuntu, nta mponga, nta kindi. We ikiguzi yamaze kucyitangaho, niwe witanzeho igitambo ku bwa twese abari mu isi. Imana ikomeze ibahe umugisha. Rero bene data, soreje mu ijambo riri muri Yesaya. Wumva ukuntu iryo jambo ari ryiza, riradufasha rwose. Ni muri Yesaya Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18. Iryo jambo ni ijambo ryiza dusorejeho mwene data. Wumva ukuntu Imana idukunda cyane, ibitwiteguye. Iyo Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18 atubwiye ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na shelegi. Naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama. Ngo nimuze tujye inama. Nta wundi ubabwira ngo nimuze tujye inama, ni Uwiteka. Uwiteka arababwira ngo muze tujye inama bene data. Ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku, ngo arabyeza abihindure nk'ubwoya bw'intama, arabibavanaho byose abibahanagureho. Yewe byose abibahanaguzaho, abihanagujeho amaraso y'umwana wiwe Yesu Kristo. Rero bene data, Imana irababwira ngo nimuze tujye inama, muze tujye inama. Uwiteka ari kuguhamagara ngo ngwino ujye inama nawe, ngwino umwaturire bya byaha byawe, ngwino umwereke hahandi ugowe, ngwino umwereke hahandi ugirira intege nkeya, ngwino umwereke hahandi ufite ibikugoye. Yiteguye kukweza, yiteguye kugutunganya, yiteguye byose kubiguhanagura ugasigara wera, akakwambika imyambaro yera. Imyambaro yera si no myenda twambara, ahubwo imyambaro akwambika yera niyo gukiranuka. Akakwambura ya myenda yawe yari iriho ibizinga. Ibyo bizinga nta bindi ni icyaha. Imana ikomeze ibafashe, Imana ikomeze ibahe umugisha. Mureke dusoze dusenga. Nyagasani Imana yacu, turagushimye, turaguhimbaje. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Witwa Uwiteka, witwa ndi wahozeho na n'ubu uracyariho. Uri Imana ishobora byose. Uwiteka komeza utwezeho ibyaha byacu, utwere hari intege nkeya zacu, utwambika imbaraga. Uwiteka bya byaha byatwizingiragaho byose bituvanaho mu izina rya Yesu. Ukomeze kutubaho kandi ukomeze kudufasha, ukomeze kutwambika imbaraga zo gutsinda Satani, zo gutsinda inosi, zo gutsinda n'umubiri. Ukomeze kutubaho kandi ukomeze kudufasha. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Amen.